muraho neza. Twishimiye kuba mudukurikiye. Basuhuza ni Nzamuntu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byagufasha kubaho wishimye. Hari abantu bahorana agahinda, bagahorana stress menshi bitewe n'ibintu baba bakoze cyangwa se bitewe n'ibintu baciyemo. Ahangaha tugiye kubaha ibintu bitanu cyangwa se bitandatu bishobora gutuma ubaho wishimye. Ikintu cya mbere ni ikihe rero? Ikintu cya mbere batubwira ko buri gihe cyose ugomba kuzirikana ko nta muntu kuri iyi si utagira ibibazo. Tubyumve neza. Niba ufite ikibazo ukaba uhangayitse cyangwa se hari ibintu byagutesheje umutwe, zirikana ko nta muntu kuri iyi si utagira ibibazo. Si wowe wenyine ufite ibibazo, hari n'abandi babifite ndetse hari n'abafite ibirenze ibyawe. Bityo bijye bituma wumva muri wowe ibibazo ufite bisangiye n'abandi, bizajya bigufasha. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, ibibazo ni igice cy'ubuzima bwacu. Nta muntu uba utagira ibibazo, ni nk'uko twabivuze. Umuntu utagira ibibazo ni umuntu utakiriho. Naho ubu umuntu niba ari muzima agomba guhura n'ibibazo byanga bikunda. Icyo ugomba kwiga rero ni ukwiga guhangana nabyo kugira ngo bitazaguherana. Birumvikana. Icya gatatu, mu gihe wagize ibibazo, zirikana ko nta bibazo bibaho bitagira ibisubizo. Hari igihe umuntu agira ibibazo bikamuherana, noneho ndetse akamara igihe ari mu bibazo, ahangayitse. Ariko kugira ngo ubeho wishimye, jya uzirikana ko nta kibazo kibaho kitagira igisubizo. Gishobora guca mu wundi muntu, cyangwa se ibyo wakora bigutunguye cyangwa warabipanze, ariko uko byagenda kose iyo uhuye n'ikibazo, igihe icyo ari cyo cyose igisubizo kiraboneka. Icya kane ugomba kuzirikana, uko wibona wowe ubwawe bishobora kukuzanira ibyishimo. Wikwireba mu ndorerwamo yuko hari abakurenze ngo ugire complexe d'infériorité. Iyo ugize complexe d'infériorité bituma wumva usuzuguritse imbere y'abandi bantu. Icyabigufashamo rero ni ukumva yuko nawe uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu mwiza ntawe ukuruta. Hari igihe umuntu bitewe n'uko ahagaze, igihagararo afite mu bantu, urugero rw'ubushobozi afite, amashuri se, amafaranga, ukireba ukumva urasuzuguritse. Ariko ibyo si byo, ntabwo ari byo. Imana n'ubundi yaturemye mu buryo butandukanye, abantu ntabwo turinganiye. Iryo ni ihame ry'ubuzima, ntabwo abantu bashobora kuringanira. Rero hari n'igihe abantu bashobora kuguca intege bitewe n'ukuntu bakubona, bigatuma witakariza icyizere, bigatuma ubaho utishimye. Ndagira ngo nkubwire ko uko wibona wowe ubwawe ni wowe ushobora kwizanira ibyishimo muri wowe. Environnement y'ubwayo ishobora kukugora, ikagutera ibibazo, birumvikana. Ariko wowe icyo usabwa gukora ni ukwihingamo ibyishimo, kuko nta muntu, nta kintu gishobora kukuzanira ibyishimo utabigizemo uruhare. Icya kane, usabwa kugirana umubano n'abantu bajijutse. Tubyumve neza.
abantu bajijutse ni bantu ki? Ni abantu bateye imbere mu mitekerereze. Ntabwo ari uvuga ngo ni abantu bize amashuri menshi, oya. Ashobora kuba ari umuntu uguha ibitekerezo bikubaka, wa muntu ugufasha kwishima, apana b'abantu baguca intege, wa muntu ureba aho ufite intege nke akagukomeza. Burya inshuti urabona abantu bagira inshuti nyinshi. Iyo ugira inshuti iguca intege, wajya gukora ibintu ikabipinga, niba hari ijambo ryubaka wenda uvuze akakurwanya, ariko ari inshuti yawe, iyo nta nshuti irimo. Inshuti ni ya yindi igukomeza aho udafite intege, nyine aho wacitse intege akagukomeza. Niba hari ibyo ukora, wenda hari ibyo wakoze bitari byiza, aho kuguseka cyangwa kugupinga, ahubwo akaza akagukosora, akakubwira ati ibintu nakoze, ibintu wakoze si byiza, ibintu wakoze wagomba kubikora gutya. Inshuti nk'iyo niyo nziza. Na inshuti ikugirira ishyari, ibyiza watandukana nayo, kuko nta byishimo uba uteze ku muntu nk'uwo. Rero uba ugomba kugirana umubano n'abantu bajijutse, bateye imbere mu mitekerereze. Byaba na byiza akaba ari ba bantu muhuza ibitekerezo, cyangwa se baba kurusha n'ibitekerezo, bibaho. Ubwo rero abantu nk'abo ngabo nibo uba ugomba kugirana nabo umubano, kuko iyo umuntu aguha inama nziza, akaguha ibitekerezo, uwo muntu agufasha kwishima. Ikintu cya gatanu ushobora gukurikirana kugira ngo kigufashe kubaho wishimye, ni ukutita ku magambo mabi abantu bakuvuga cyangwa se bagusebya. Kuko n'ubundi abanzi bawe iyo bakuvuga bagusebya, niyo ntego yabo kugira ngo bakubabaze. Gerageza ukore ibitandukanye n'ibyo bakuvuga. Niba bakuvuga ibintu bibi, wowe ugerageze ukore ibintu byiza, ukore ibitandukanye n'ibyo abo bantu bakuvuga bibi. Bityo inshuti zawe n'abagukunda bazakugumaho. Kandi gukora ibyiza ni igisubizo cyiza uba uhaye abantu bagusebya. Si ngombwa ugende wisobanura ku bantu bose ngo bari kumvuga nabi, ngo ibintu ibi n'ibi, ngo ngiye kandi nteye gutya, oya. Kora ibikorwa byiza, hasigaye abantu bashaka kukubona ku ruhande ruri positif bazabibona bakurikije ibikorwa byawe wakoze. Mu byo ukora byose rero, ku cya gatandatu, kugira ngo ubeho wishimye, ntukibagirwe ikintu cyitwa isengesho. Isengesho ni ingenzi ku muntu, niyo yaba atari umuntu ubabaye, twese dukenera isengesho. Murabizi abantu bagira imyemerere itandukanye. Hari abakirisitu, hari abasilamu, hari abagira amadini gakondo, hari n'abari aho baba batagira idini. Ariko isengesho ukuntu rifasha, cyane cyane nko ku bantu basenga, uzarebe iyo ugize ikibazo kandi ntuzi ngo kirakemuka gute, warangiza ugapfuka mu gasenga, abantu benshi bahita bumva baruhutse, akumva agize amahoro muri we, kandi ikibazo ntazi n'ukuntu kizakemuka, ariko isengesho gusa rigatuma yizera. Rero mu byo ukora byose ntukibagirwe isengesho. Imyemerere waba ufite yose, isengesho ni ingenzi, kuko iyo usenze wumva uruhutse, kandi gusenga ubikunze bitanga amahoro yo mu mutima. Mu gihe rero ubabaye, wihebye, wishimye, wizihiwe, ujye wibuka gusenga, kuko nubwo igihe wishimye, iruhande rwawe haba hari ibibi bitegereje bigamije kwangiza ibyishimo byawe. Ese hari ibindi waba ubona nibagiwe muri ibi navuze
njye mbivuze uko mbyumva, ariko namwe munteze amatwi, hari ibindi muzi bishobora gufasha abantu kuba babaho bishimye. Nubwo turi mu isi y'ibibazo, ariko tugomba kwishakamo ibisubizo, tukishakamo umunezero. Nubwo umunezero wo mu isi aba ari mukeya, ariko uruhare ni urwacu kugira ngo tubeho twishimye. Rero mujye hasi muri komenti mumbwire, ese nibagiwe iki? Ese ibyo navuze basi birashoboka, byakora? Hari uwabigerageje se wenda mbere yuko abyumva aha ngaha? Mumbwire muri komenti, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, ndetse mubisangize n'abandi, mudufashe guteza imbere uyu muyoboro. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza, naho ubutaha. Ciao ciao.